twongeye kubasuhuza abakunzi ba Rising Engineer 2020 ikaze ku rubuga rwacu kuri platform turazi ko mudukurikiye kandi mudukunda natwe turabakunda cyane ibihe byiza turi kumwe na Joshua nawe suhuza abadukurikiye. Mwiriwe neza muraho? Joshua bimeze bite? Meze neza cyane nta kibazo. Aha turi ni mu mujyi wa Muhanga turashaka gufasha abantu bacu ntago ari abadukurikiye gusa n'uwawe aho uherereye hose kumenya ngo dufite imijyi itandukanye. Abantu benshi bazi ibintu byiza ari umujyi wa Kigali ariko tugira n'imijyi mu ntara y'ingana umujyi wa Kigali. Yego. Uzimo nk'ingahe Joshua? Njyewe niba ntibeshye harimo Muhanga. Yego. Harimo Musanze. Yego. Harimo Rubavu. Harimo Huye. Yego. Hasoreza hehe? Rusizi, Nyagatare na Rubavu. Iyo ni imijyi yunganira umujyi wa Kigali ariko noneho hari indi mijyi nashyizwe ku rundi rwego rw'icyiciro cyari bita satellite cities. Yego. Satellite cities dufite zingahe Joshua? Nzimo Muhanga yonyine. Joshua. Dufitemo Muhanga yego ariko dufitemo n'umujyi wa Nyamata mu Bugesera ndetse n'umujyi wa Rwamagana mu ntara y'Iburasirazuba. Iyo ni imijyi ikurikira Kigali igomba gufata byinshi igafasha umujyi wa Kigali abaturage ndetse na serivisi. Yego. Reka dusimbukire i Muhanga. Joshua ugeze i Muhanga sinzi niba usanzwe uhagenda? I Muhanga nsanzwe mpagenda cyane rwose. Ntabwo icyumweru cyashya nahagiye. Iyo umuntu ageze mu mujyi nk'uyu nguyu ni iki kintu aba yifuza kumenya byanga byemera mu buryo bwihutirwa? Ubundi abahanga baravuga ngo ikintu cya mbere ni amakuru. Ikintu cya mbere ni amakuru. Ariko amakuru akurikirwa n'iki? N'ibiryo. Icyo kurya. Yego. Umunyarwanda yavuze ngo ikirima ni ikiri mu nda. Nibyo rwose. Kandi noneho uyu mujyi ni umujyi uri mu nzira. Yego. Twafata nka transit city cyangwa center y'igihugu. Yego. Uri au centre uvuye i Kigali ujya mu burengerazuba ugiye za Karongi, Rusizi, Nyamasheke uca mu mujyi wa Muhanga. Ugiye mu majyepfo ugiye Ruhango, Nyanza, Huye ndetse n'ahandi gutyo uca mu mujyi wa Muhanga. Aho urumva rero ni umujyi uri ahantu hari strategique. Ariko buriya unaturutse majyepfo ukakata Ngororero ujya mu Kamira nabwo uca hehe? Uca Muhanga. Hari n'amakuru numvise ko uyu muhanda wa Kigali Rusizi ari wo muhanda wa mbere ugendwa cyane mu Rwanda. Niwo route nationale nimero ya mbere. Kigali Muhanga na route nationale ya mbere ufite abagenzi benshi ariko iyo ageze mu mujyi rero Joshua urabizi ati ikintu cya mbere ni amafunguro. Icya kabiri icya mbere ni amakuru, icya kabiri ni amafunguro. Reka rero turangire abantu bari ku rugendo bagiye guca mu mujyi wa Muhanga. Uhageze ushaka kujya muri restaurant yiyubashye. Burya hari restaurant ujyamo ukabona yuko kamemu nawe wabyishe cyane ariko na restaurant nziza isukuye ifite isuku restaurant wajyamo kandi nanone mu mufuka ntibihungabane cyane. Ni iyihe? Nicyo tugiye kubaganiraho uyu munsi. Reka nkuyobore rero. Urashaka kurya ugeze muri Muhanga? Reka nkuyobore. Ngwino ugere kuri gare ya Muhanga. Gare ya Muhanga ni ahantu imodoka zidusiga hafi ya twese, iri muri centre ville downtown. Yego. Komeza imbere nk'ujya asanga monima y'akarere ka Muhanga cyangwa se werekeza kuri Beka. Yego. Kugira ngo babyumve neza werekeza kuri Beka. Uvuye kuri gare werekeza kuri Beka mu kaboko k'ibumoso hari MTN center. Yego. None mu kaboko k'iburyo hari etage ihari nshyashya ndende ahantu bahita muri Tranquilité. Restaurant Tranquilité. Umuntu abaye mu mujyi wa Muhanga kuva kera azi ko Tranquilité ari brand ya restaurant i Muhanga. Ibyo ntabwo ari abantu babura nabo. Ni brand ya Muhanga. Haba ibiryo byiza, haba serivisi nziza, haba icyiza cyose waba wifuza kugira ngo igifu cyawe kimere neza. Ngira ngo nicyo kunywa hariya kiraboneka cyane. Agasembuye byose n'akadasembuye. Ubwo bene data abarokore Yesu ashimwe. Muri restaurant Tranquilité naho nta kibazo. Icyo kunywa cyabo kirahari. Bagira ibintu bitandukanye, komande zitandukanye. Ushaka ifi urayibona, ushaka inkoko urayibona, ushaka coffee urayibona cyangwa se ikawa, ushaka ji zitandukanye urazibona, ushaka icyayi kimeze neza urakibona. Mu gitondo bagira breakfast nziza cyane ibirimo amasupe atandukanye, amaboiro mu gitondo biba bihari ariko kandi ku manywa bagira buffet. Bagira buffet nziza cyane irimo ibyo kurya bitandukanye no ku mugoroba n'andi masaha yose amasaha wazira hose haba ibintu bitandukanye. Abakunzi b'akabenzi ngo hari akarahaba Joshua akabenzi ujye ugerageza cyane
cyane njye ntabwo ndya akabenzi. Ndagerageza rwose. Bishe vuba ariko ndagerageza. Urumva rero iyi ni restaurant nziza cyane iri mu mujyi ku buryo niya restaurant ushobora kujyamo ugasubira muri gare wari wakatishe tike uyibitseho. Yego. Ntibigutwara umwanya wava muri restaurant ujya muri gare. Reka tugereyo rero tuvugane tugirane ikiganiro na supervisor waho atubwire byinshi ku byo bakora n'ibyo bafite n'umwihariko wabo. Reka kanya tugaye supervisor atuganire. Muraho neza, nitwa Niyomugabo Evode, nkaba ndi supervisor muri restaurant yitwa Tranquilité. Ikaba ari restaurant iherereye hafi ya gare ya Muhanga, ikaba ari kuri etage nshyashya ihari ku muntu ugeze mu mujyi wa Muhanga, iba iteganye na Reka cyangwa se hafi ya Rompo. Ushobora kwibaza ngo restaurant Tranquilité hakorerwa ibintu bimeze bite, ariko ndagira ngo mumare amatsiko. Restaurant Tranquilité twakira umuntu wese, yaba ari serivisi z'ibyerekeranye n'amafunguro, ibyo kunywa, ibintu bijyanye n'amaji, amacocktail, byose ni ibintu bihaboneka. Ushobora haba saa sita haba hari buffet, gusa hakaboneka n'andi makomande, ari inkoko zokeje, ari amafi, ari amachips, ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Byose ni serivisi tugenda dutanga. Tukaba tugira na serivisi z'amacumbi nazo ziba zihari. Ubwo usibye n'ibyo ngibyo haba na serivisi za bar, harimo ibyo kunywa yaba ibisembuye cyangwa se ibidasembuye. Rero ni restaurant nziza ibereye umujyi wa Muhanga. Buri muntu wese wumva afite ubushake cyangwa se yumva ashaka kugana mu mujyi wa Muhanga, namushishikariza kugana kuri restaurant Tranquilité, kuko ni hantu uzaza ukabona buri kimwe cyose ushaka. Haba abantu batanga serivisi nziza, kandi natwe ubwacu tuba tuhibereye kubaho serivisi zinoze. Rero mbashishikarije kuba nazagana iyo restaurant Tranquilité. Ni karibu nk'uko izina ribivuga, Joshua. Yes. Restaurant hano ibintu byari sawa. Uko yavugaga niko nanjye nari nakoze komande burya yahise ingeraho. Wari wadarinze akantu. Burya rero nari maze kwifasha. Teste umeze gute? Ikintu kiba kintangaje ni ukuntu ari ibiryo byiza bifite isuku kandi bidahenze, n'ahantu hafite isuku kandi bidahenze. Ariko buriya ibanga naje kumenya, uyu mujyi wa Muhanga ufite ibanga. Yego. Ni wo mujyi mu Rwanda uhendutse kandi urimo ibintu dokarite. Ibi bintu umuntu wakumva yabikoraho urubanza rwose, ni karibu tuzabikoreho debate. Muhanga ni wo mujyi wa mbere uhendutse, urimo ubuzima buhendutse kandi urimo ibintu dokarite. Aho wajya hose nta handi wabisanga ibi bintu. Koko se cyane. Urashimira. Restaurant nk'ingi mu mujyi wa Kigali. Yego. Nta ushobora munsi y'ibihumbi 5. Nabwo nta fanta iriho. Fanta gufata ku ruhande. Yego. Fanta ya Kigali amake si 1000 pe. Cyangwa 3. Bitewe n'aho wagiye. Ariko restaurant iri kuri classe nk'iyingiyi, ifite isuku nk'iyingiyi, yego, amake wahagurukiraho ni 5. Yewe niba ushaka kurya ukaba wumva ugeze muri uyu mujyi ukumva ushaka kurya, nta handi nakurangira hatari muri restaurant Tranquilité. Abakunzi bacu reka tubashimire. Joshua, hari ikindi twababwira kuri iyo restaurant cyangwa dusoreze hano? Icyo twababwira ni uko twe twiyemeje kubabwira ibintu byiza no kubarangira ibintu byiza. Niba hari ahantu heza uzi, niba hari ikintu cyiza uzi. Ariko Joshua, nka n'ejo twaberetse twabatwaye ku Kamonyi. Yego. Tubereka hariya kuri bahita kwa Serije. Wabonye atari heza Joshua? Narahabonye, narahageze. Heza buriya busitani mu gikoni, tuzanasubirayo. Yego. Tubereke noneho serivisi akantu ku kandi. Ahubwo nibatubwire muri comment barashaka kubona iki. Bajye batwandikira muri comment. Niba tuberetse ahantu twasuye batubwire bati musubire muturebere noneho ikintu cyase mutwarize ikibazo iki n'iki, tubikora ako kanya. Nibyo navuga, twebwe twiyemeje gusura ahantu heza tukaharangira abantu. Niba ufite ahantu heza, niba hari ahantu heza uzi waturangira, tubwire, tuzaza tuharangira abantu kandi kubuntu. Okay. Joshua, umuntu ushaka kugira ngo atugereho biroroshye,
yego dufite telefone Yego. dukoresha Yego. hano kuri rising engineer dukoresha telefone 0776880012. iyi telefone no kuri WhatsApp cyangwa se akaduhamagara kuri 0780 33 36 02. dufite na email risingengineer2020@gmail.com mutwandikiye nabwo turabibona. Reka tubashimire tubasabe gukomeza kudushyigikira mukora subscribe, comment na share ku nshuti zanyu. Abantu bajye bakora comment nta kibazo. Yego. Uretse abantu bafite ikinyabupfura n'utu tudashaka. Yego. Abantu bafite ibintu by'ibigambo bidafuze. Yego. Ahangaha ni ahantu hari abantu bakuru, hari ikinyabupfura, umuntu ufite ibigambo bidafuze nabyigumanire. Yego. Philippe reka nkushimire ubundi ufata akanya nawe wirebe uko wigenza hano. Reka nanjye ngire ko mfate ka cyayi hano muri Tranquilité. ntabwo ngenda nafashe icyayi. Murakoze tuzasubira ubutaha.